Muri rusange ijambo farumasi rikomoka ku ijambo ry'ikigereki ryitwa pharmakon, risobanurira rimwe umuti ndetse n'uburozi. Ikaba ari igice cy'ubumenyi gishinzwe kwiga no gukora imiti, kumenya no gukurikiranya uko iyi miti ikora, uko itegurwa ndetse n'uko ihabwa abarwayi. Iri jambo farumasi kandi rikoreshwa bashaka gusobanura ahantu habikwa, hacururizwa cyangwa hatangirwa imiti, ariko hacungwa n'umuntu wabyize, ariwe tumenyereye ku izina rya pharmacien. Noneho n'iki gitandukanya farumasi n'izindi nzu? Uretse kuba wakwinjira muri iyi nzu ikorerwamo ibijyanye n'imiti, ugasangamo imiti ibijyanye nayo ndetse na wa muntu witwa pharmacien. Iyi nzu igira ibimenyetso byihariye ku buryo utagombye no kwinjiramo, cyangwa igihe yaba ifunze wahita umenya ibihakorerwa. Muri iyi nkuru twabateguriye ibimenyetso bibiri bikoreshwa kurusha ibindi bigaragaza farumasi. Icya mbere ni ikimenyetso cy'inzoka yizingiye ku nkoni ya Asclepios. Ikimenyetso cy'inkoni ya Asclepios, inyandiko nyinshi zivuga ko iki kimenyetso gifite inkomoko ku mateka ya Asclepios, ikigirwamana cyari gishinzwe ubuvuzi ndetse no gukiza mu Bugereki bwa kera. Abashakashatsi bakomeza bavuga ko icyo kigirwamana cyari mu nzira kijya mu ngoro y'umwami Minos wa Crete kumuzurira umwana wari wapfuye, cyagiye kitwaje inkoni izingiyeho inzoka ebyiri, ari nazo zakoreshwaga mu kuzura ibyapfuye. Kigeze mu nzira, inzoka imwe ishaka kuvuna ya nkoni, hanyuma cya kigirwamana gihita kiyica. Muri ako kanya ya nzoka ya kabiri ihita izura iya mbere ikoresheje ibyatsi yari ifite mu kanwa kayo. Asclepios kuva icyo gihe atangira kujya nawe azura ibyari byapfuye atifashishije za nzoka, ahubwo akoresheje ibyatsi. Iyi nkoni rero ikomeza gufatwa nk'ifite ubushobozi bwo gukiza ndetse no kuzura ibyapfuye. Ikimenyetso cya kabiri ni inzoka izingiye ku gikombe. Iki kimenyetso cy'igikombe cya Hygeia, imigani n'ibitekerezo bishingiye ku mateka y'Ubugereki bwa kera bitubwira ko Hygeia yari umukobwa akaba n'icyegera cy'ikigirwamana Aesculapius, umuhungu wa Apollo, akaba n'umwuzukuru wa Zeus, ikigirwamana cy'ubuvuzi no gukiza indwara. Amateka akomeza atubwira ko Zeus yaje kwicisha Aesculapius umurabyo amuziza imbaraga zo gukiza indwara yari afite, kuko yakekaga ko azagera akajya aha abantu imbaraga zo kudapfa. Muri icyo gihe cyo gupfa kwa Aesculapius nibwo za nzoka ebyiri zasanzwe mu ngoro ye nazo zapfuye, nyamara mu gihe bazikuyemo zihita zongera ziba nzima. Ababibonye bose bahera ko bizera ko imbaraga z'ikigirwamana Aesculapius arizo zazuye izo nzoka. Kuva icyo gihe Abagiriki bahita bafata inzoka nk'ikimenyetso cyo kuzuka, hanyuma banayifatanya n'igikombe cya wa mukobwa witwaga Hygeia yakoreshaga yita kuri se, bakanavuga ko imbaraga zazuye izo nzoka zari zibitse mu gikombe cya kiriya kigirwamana Aesculapius. Kubera uko icyo kigirwamana cyari gikomeye, ibyo bimenyetso byacyo byombi byakomeje guhabwa agaciro kugeza n'aho bikoreshejwe mu buvuzi nk'ibyerekana ubuzima cyangwa kubaho, biza no kwemezwa ko bikoreshwa kuri za farumasi nk'uko tubibona ubu. Ngiyo inkomoko ry'ibimenyetso tubona kuri za farumasi zitandukanye. Mwabigezwagaho na Morgan Jacques Tuyizere. Iyi ni BVN TV Rwanda.